Gucumura ku mategeko kose kurangana. Ibyaha bimwe muri byo, kandi no kubw'impamvu nyinshi ziyongeraho, ni bibi cyane mu maso y'Imana kuruta ibindi. Ibyanditswe byo gusoma kuri iki kibazo ni muri Ezekiyeli igice cya 8 umurongo wa 6, wa 13 ndetse n'uwa 15 handitswe ngo: maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese uruzi icyo bakora n'ibibi bikomeye ab'inzu ya Isirayeli bahakorera, bintera kujya kwigira kure y'ubuturo bwanjye bwera? Ariko uzongera kubona ibindi bizira bikomeye. Arongera arambwira ati, uraza kubona ibindi bizira bikomeye bakora. Maze arambaza ati, mbese urabibonye wa mwana w'umuntu we? Uraza kubona ibindi bizira bikomeye biruta ibi. Muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 16 handitswe ngo: umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari icyo kumwicisha, nasabe kandi Imana izamuhera ubugingo abakora ibyaha bitari ibyo kubicisha. Hariho icyaha cyicisha, si cyo mvuze ko agisabira. Ndetse na Zaburi ya 78 umurongo wa 17, wa 32 ndetse na 56 handitswe ngo: ariko bagumya kuyicumuraho, kugomerera isumba byose mu gihugu gikakaye. Nubwo ibyo byababayeho, bagumya gucumura. Ntibizera imirimo yayo itangaza. Ariko Abisirayeli bagerageza Imana isumba byose, barayigomera, ntibitondera ibyo yahamije.